ubundi iyo twumvishe politike bamwe bahita bumva urupfu, abandi bakumva ubuzima, abandi bakumva kubaho, abandi bakanumva kuyobora ibihugu. Ariko se mu by'ukuri politike ni kimwe make. Politike ni igihe ishyaka runaka riba ritavuga n'ishyaka rimwe ririho, ubundi rikavuga ngo twakora ibi ni kugira natwe tugere ku buyobozi. Ariko se mu by'ukuri aba bagabo batatu ngiye kukubwira, urusaku rw'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga ruri kuvugira, induru yose iri kuvuga ari kari biri gusakuza kandi ko tuzi ko nanduri ivugira urusaku musozi, byaba ariko kuri kwa nyako. Aha ngiye kukubwira kuri abagabo batukurikira, uwitwa Kizito Mihigo, Jay Paul ndetse n'uyu nguyu. Ariko se mu by'ukuri ibi bintu byose tugiye kureba mwangaha ndakwereka buri kamwe kose utaruzi kuri aba bantu. Aba bantu ni abagabo bamwe bamwe bari biyubashye, ariko mu by'ukuri ngiye kugushyira hagati ihurizo riteye ubwoba kandi utigeze umenya. Ngiye kukwereka ukuri guteye ubwoba utigeze umenya. Ngiye kukwereka ikinyoma abantu benshi bagushyize mu maso bakubwira ko ari ukuri. Ibi byose urabimenyana no muri iyi video. Ariko se mu by'ukuri umuntu yica undi kugira ngo yunguke iki? Nta nyungu nazo. Mbega niyo umuntu yisha undi nabi, mbega muri make kugira ngo agire n'iyo nyungu yagira n'igihombo kugira ngo agire inyungu, kuko amaraso aramukurikirana bimwe na bimwe bikamwoma inyuma. Tutagiye kure, bamwe bavuga ngo uwitwa Kizito Mihigo yaba yarishwe kubera impamvu zikurikira. Hari abavuga yuko yaba yarazize iyi ndirimbo ngiye kugushyiriramo, ndakwinginze iyi ndirimbo uyumve kandi wumve amagambo arimo ateye ubwoba. Iyi ndirimbo kuri YouTube yitwa Igisobanuro cy'urupfu. Umva ngiyo, tega amatwi. Nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara, uwishwe n'abihorera, uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara. Abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Nizere kumvisha amagambo ari muri iyo ndirimbo ateye ubwoba ndetse amagambo anakanganye. Ariko se mu by'ukuri aya magambo niyo yaba yarazize iyi ndirimbo ko ari indirimbo nk'izindi zose, twabwirwa n'iki? Wumva n'aka ngaka karimo inyuma, ongera wumve n'aha ngaha. Jenoside yangize imfubyi, ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutizwe jenoside. Abo bavandimwe naho ngaho nizere ko wawumvishe. Ariko se mu by'ukuri urupfu rw'aba bagabo rwahangayikishije isi yose, isi ikabigereka kuri leta y'u Rwanda. Ibi byari ko kuri kwa nyako, dore yuko hari n'abavuga yuko n'uwitwa Jay Paul nawe yaba yarazize ibi ngibi. Ariko se mu by'ukuri Jay yaba yaraziranye na Kizito Mihigo? Bari baziranye. Dore ikintu cya mbere kikwemeza yuko bari baziranye 100% kandi Kizito Mihigo yafataga nka Jay nk'umuvandimwe, naho Karasiremapure narakwereka uko bari babanyeho. Umva Kizito uho ari kwivugira kuri Jay yuko ari nk'umuvandimwe. Umva na ndimo ntekereza kuzakora na wenda nka ntuzi nka collab n'umuntu wo muri hip hop. Je nkaririmba ya classic yanjye nawe agashyiramo amaflow arapa, sinzi niba byajyana. Ariko icyo kikiye nuko nyine niyo class y'abantu y'urubyiruko tutayibagirwa, kuko message dutanga ziba zireba abantu bose. So hari abandi bajyaga bavuga ko je ntabikora, no ndi open kuva na mbere, nuko wenda nari ntarabona umuntu ufitinga neza muri style, ariko ndabifite mu gahunda. Arabanze bakora rap hano mu Rwanda benshi, sinzi niba ufite nka babiri cyangwa se batatu. Turaziranye bose. Amajide Black ni inshuti yanjye. Twajyaga tunakorana mu matuwa menshi cyane. Ayide Black uri azaririmba. Inshuti yanjye Pifura ni inshuti yanjye, muzi ko twanabanye muri iriya university mvuyemo, twabanyemo neza cyane. Noneho hari n'undi muvandimwe nsizeyo ariko nawe uzaza vuba witwa Jay Paul, n'undi muvandimwe nsizeyo ariko nawe uzaza vuba witwa Jay Paul. Urumva rero turi nta kibazo, abaraperi bo turi kumwe nta kibazo. Nizere ko byose ubyumvishe. Ariko se mu by'ukuri ibi ngibi kwaba ari kuri kwa nyako, ukuri kwa nyako se ikintu giteye ubwoba ngiye kukubwira utaruzi. Dore ikintu giteye ubwoba abantu benshi batari kukwereka. Karasiremapure yaba yarazi ko azapfa. Dore ukuri kwa nyako kukwereka yuko yarazi yuko azapfa, kandi n'ikigeretse kuri uko kuri ni indirimbo nawe ngiye kubigucishirizamo. Iyo ndirimbo akimara kuyiririmba yaravuze ngo nimpfa nimuzarire. Mbega muri make yo yarazi yuko azapfa. Indirimbo nayo ngiyo uyumve
izi ndirimbo ibimenyetso ngiye kuguha wumve buri kamwe kose utagira akantu na kamwe usimbuka utakumvishe kandi utagira akantu na gatoya wibeshya ngo nihutisheho n'isi uraba wumvishe kuko abagabo barimbaga amagambo ateye ubwoba kandi anakomeye umva nawe habaho kuvuka no gutabaruka igihe wavutse burya uzataha umunsi uwo munsi mwiza umunsi nzataha ntimuzababari umunsi uwo munsi mwiza umunsi nzataha ntimuzatungurwe umunsi uwo munsi mwiza umunsi nzataha naguhangayika. Nizere ko nawe umaze kumwumva ariko se mu by'ukuri aba bantu bari banduki. Ahangaha niho tugiye kwiga kuri aba bantu umenye buri kimwe cyose, umenye ukuri utigeze umenya, umenye ibinyoma bagushize mu maso bitari bikwiye kumenya. Ibi byose tugiye kurebera muri iyi video akantu ku kandi. Iyi video iri muri video zangoye kuzikora ndetse ikaba na video yaba yansabye experience ndende cyane mu bushakashatsi kuko ibi byose mwerese ndakeka abenshi ni bari barabitweretse. Noneho aba bagabo bombi kari batatu ese na Jay nawe dore yuko arazi uko azajya shena akagwayo. Umva nawe indirimbo yakoranye na Marina nawe nuyumva neza urumvamo yuko kuko abagabo bari bazi buri kimwe cyabo. Nizere yuko wayumvisha ariko se mu by'ukuri aba bagabo bari bagabo ki baturukaga mu yihe miryango ese bakomokaga he? Ibyo ngibyo byose turabirebera muri iyi video ariko icyo tuje kureba cyanyacyo ni ukuri kwa nyako kwaba kutarigeze kujya hanze kuri aba bagabo mwereke niba kuko bari abantu babi cyangwa bari abantu beza. Gusa uratungurwa no gusanga yuko ko wari ubazi atari ko bameze. Ariko se tutarajya kure we niba uri ahangaha ukireba iyi video kugera ahangaha babarira umbwira abantu bundi wababonaga nk'abantu ki babonaga nk'abantu bagaciro mu gihugu cyabonaga nk'abantu batarabagaciro mu gihugu. Ibyo ngibyo byose ndakwinginze ubyandike muri comments. Ubundi tugiye guhera ku wabanje gupfa ubwo ni Kristo Migo. Uyu yari umugabo wafatwaga cyane cyane na Kiliziya Gatolika bakamufata nk'umutagatifu, agafatwa nk'umuntu udasanzwe, agafatwa nk'umuntu w'agaciro muri Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika aramukundaga cyane dore yuko akimara gupfa bashatse kumushyira ku rutonde rw'abatagatifu ariko impaka ziba nyinshi hirya no hino bavuga ngo umuntu ni yari umugambanyi akajya ku rutonde rw'abatagatifu. Ariko muri makeya icyo ngicyo cyatumye atamushyira ku rutonde rw'abatagatifu ariko bamwe akavuga yuko amufata nk'umutagatifu dore yuko yaririmba indirimbo nyinshi Kiliziya Gatolika. Noneho uyu mugabo bamwe bamufataga nk'umuntu w'intwaro udasanzwe abandi bakamufata nk'umuntu w'umugambanyi ariko se mu by'ukuri waba ruzi ajya gufungwa yafatiwe ku mupaka w'u Burundi avuga yuko yashobora kuba agiye guhunga igihugu akajya kukigambanira. Ahangaha niho yafunzwe akimara gufungwa bamwe bavuga yuko yabarinigishije amashuka ajya gucibwa urubanza rwo gutinya gufungwa abandi bakavuga yuko yishwe. Noneho ngiye ngo tujyane muri video ndakwinginze ndakwereka buri kimwe ukuri kwa nyako noneho urihitiramo inzira yawe kuko se nawe ukuramo icyakugiyemo ariko gihe cy'umamya cyanyacyo nuko yapfuye nyine koko sinzi niba yarapfuye cyangwa yarishwe. Ibyo ni uko kuri kwawe kwa nyako bizwi n'Imana. Twe ntabwo tugomba kumenya ikintu cyangwa ntabwo tuzi ikintu neza kuko ntabwo twari duhaye. Tugiye kuwa kabiri yitwa Jay cyangwa Jay Paul. Ubundi Jay yari muntu ki yari hip hop cyangwa umuhanzi w'umuraperi warapaga ingoma zigakora ku mitima y'abanyarwanda ndetse n'abarundi ndetse n'abadiaspora bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Jay yari umugabo uvuga ukuri kwa nyako kandi akakuvugira mu ndirimbo. Yari umugabo wakundaga abantu ndetse agakunda n'ibyo akora. Ese Jay yaba yaraziranye na Kristo Migo? Ibyo byo nakuretse ko bari baziranye kandi barafatanaga n'abavandimwe. We yaba yarapfuye ate? We bivugwa yuko yaba arigiye muri gereza, we yafashwe muri gereza, bivugwa yuko yaba yari yahuje ibiyobyabwenge bikabyamugira n'abagapfa. Ibyo ngibyo izo mpfu mbega muri make bamwe bavuga ko zumvikana abandi bakavuga ko zitumvikana. Mbega Jay nawe nuko yavuye mu mubiri. Naho se Crastra Aimable uyu yari umugabo wavugaga ukuri kwa nyako ndetse agatinda ku bintu kandi akabisesengura agakunda kuvuga ukuri kumuri ku mutima ntacyo yahishaga mbega muri makeya. Mu ndimi rw'ikinyarwanda abandi bitira ngo babiri hanze ariko simbututse nyine yavugaga byose uko biri. Uyu nguyu yari umugabo w'umuririmbyi ukunda kuba yaririmba cyane yakundaga kuririmba dore yuko mwumvishije iyo ndirimbo ye tutangira video twayumvishe ivuga ngo nimfa nimuzayire. Ariko se mu by'ukuri uyu muntu we uzi uburyo yapfuye yari bwave muri gereza habura iminsi mike yanga ave muri gereza asangwa yapfuye kubw'uburwayi. Mwavuze ko urwo rupfu rwumvikana abandi bavuga ko rutumvikana. Dore niba tugiranye kuri uyu munota uri kumva iyi video nta kintu na kimwe wigeze usimbuka ndagira ngo umbwire mbega muri makeya aba bantu bombi uko bapfuye wabyumvishe warumva mu by'ukuri baba barishwe cyangwa yapfuye bisanzwe. Uwa mbere yari yishyize mu mashuka arapfa, uwa kabiri yishwe n'ibiyobyabwenge ari muri gereza, uwa gatatu yicwa n'uburwayi buri minsi mike yanga afungurwe. Mbega muri makeya
ngewe nakubwira yuko muri ibi byose nta na kimwe nzi icyanyacyo, sinzi icyishe buri umwe, ariko bamwe nakurya iminwa nta no kuzuyaza bavuga yuko baba barishwe, abandi bati oya barizize bo ubwabo batwawe n'urutwara abandi. Ngewe twabanaga muri iki kiganiro ni umwami akaba n'umugaragu w'ibyegeranyo kuri Global City. Niba baba bakunda ibiganiro dukora bikeya ariko bifite agaciro kandi binumvikana, tugakora bikeya bijya mu matwi y'abantu bikabasigiramo isomo rihambaye. Kanda subscribe, usharinga iyi video ku nshuti zawe zitari zizi ibintu nabyo, dore yuko bamwe na bamwe kubw'urwango bahise banga igihugu cy'u Rwanda ku bw'aba bagabo baba bafite imigambi mibisha. Ariko ndakwingenze weho ukuri kwawe kwa nyako nta guca ku ruhande, kwandike muri comment utubwire ukuri kwa nyako, mbega turakora experiment cyangwa investigation kuri buri ruhande, turebe uruhande ruriho abantu benshi, ntutinye gusora amarangamutima yawe. Reka noneho mbaretse turahurira muri video ikurikira mu kanya. Ciao ciao.